Ada. Mbese kandi uragiye? Ndagiye. Hakose sheri nawe. Ubu uzajya imara iminsi 2-3. Ese wumva ngiye nagushaka? Ariko madari kumubwira icyambere no gukorera igihugu. Mbese igihugu ngiye ntabwo ndi umugore wawe. Uri umugore wanjye ndabyumva ariko ngiye gukorera igihugu. Ntibise uzagaruka ryari? Ntabwo mbizi. Ariko ugiye gukorera igihugu wowe wicare utuje urumva? Nese urumva natuze udahari. Ariko singiye kukureberera aho ngiye nzaba ngucungira umutekano umeze neza. Nose usinzira byagenze gute? Siko mba nagucungira umutekano. Nakundi nyine. Kuma nubabaye. Nose uragira ngo nishimire. Urakamara iminsi 2 ukamara 3 ukongera ukagenda ukazagaruka hashize amezi. Iyi ni misiyo y'igihugu moda wizana imiteto mu kazi. Uranyumva neza? Tuzabona. Siko bimeze? Kandi usigare wishimye neza nta kibazo. Sibyo? Bangiye kukurebera guconga umutekano kugira ngo usinzire neza, abandi bose nabo basinzire neza. Nta musirikare uryama. Byo kumbwa ngo ukeneye iminsi ngahe mu kazi mu gihugu. Sawa. Gira ibihe byiza. Zamu! Abe boss. Ariko sha uranderera isari. Hari umuseveri uterera umusirikare. Gura fande wanje kandi buranda nakwebera. Ngwino hano. None suragiye. Ngwino hano. Ubu se ko ukari waje kunyihera senyise yo kwinywera gacupa. Boss ubungu ngiye kwicwa n'icyaha. Uriya mudamu asaza yakuru. Wayamusigiye? Nayamusigiye. Nakubwiye ko yuko utazazuntereza. Umva rero zamu. Urabona igihugu kiramamagara. Kigwamagaye kuri telefone. Giye mu kazi. Igihugu cyose kiraguhamagaye aka kanya. Azesha uryamo ugasinze ukajya musima nagiye ku kazi sha. Bizi boss. Urabizi? Bizi. Umva rero. Usitse hano umuntu w'umugabo. Urumva? Ubwose abazamu nyine bameze nk'abazamu. Ako ngenda rinda. Ntago rinda kundusha wakigorye. Zankubwira ibintu uzazunyumva. Uranyumva neza? Sinje ko wowe ufite imbunda ko nande ku nkoni yanjye hari igisambo se cyari hanga. Okay nta kibazo. Usigiye umudamu wanjye. Uramusigiye. Turabyumvikana. Nkazumva muhamagara ambwira ko wagiye kuzerera hari umugabo winjiye muri urugo. Uranyumva? Ubwo hazajye hinjira abagore gusa. Nabo bagore nabo ubona batapfa kumushuka. Uranyumva neza? Ubwo dafraza nazigwaga. Uriya we sanzwe ngero kwije muri iki gipangu. Ni numva yinjiye. Wa mutipe zakwica. None safani. Kubona ufite umugore w'ikizungerezi kandi ubona n'abantu bose baba bamwifuza imbunda wayisize ngo yitsigire. Ariko muzigira imbunda kuziye impamvu ushaka. Imbunda ni igihugu. None sunda murindisha inkoni gusa. Nabaga mfite inkoni kuko nawe babaguhari. Urindisha n'ubwenge bwawe. Uranyumva imbunda ni icungisha umugore se. Okay ndagiye asigaye wowe ibyo azaza gutuma uzaza ujya kubisa kuri botike. Sibyo? Nizongeye kumva ambwira ngo yakubuze. Ubwo nako gacupa nje bitangaka kuri botike. Ahita akaguha cyangwa natagaguza ushaka kuntu uzaza ujya kuri botike nyine ugafata nta kibazo. Sa muhungu wacu. Sigara ndakubwiye ko ndashaka se. Mbabari. Uranyumva? Kandi ujya wambara ujya aza kugaburira neza. Sinzagaruka yambaye no myenda. Siko bimeze. Sawa. Bye. Usigiye igipangu n'umugore. N'imodoka uzayiconya neza. Zazubaza buri munsi. Sawa. Sibyo? Akazi keza rero. Sawa shaka do. Icyo gihugu kigwamagaye cinsuhuritse. Kana usigara amahoro. Sawa sawa. Sawa. Umugore wa boss se ndamucunga nta mbunda mfite. Biterere yibaho ubwo wajyana bazandasira kuri iki gipangu noneho gufata nahari. Acho.
Manuki. Ayo baby. Akomeye. Hasi hariho mu rugo. Muri bimeze neza. Harimo nambukanye gukiranya ndi kwitigitira. Nambuka ndakubonye. Hagiye umuntu ari ibintu inyuma akabona ni byiza akifuza no kujyanga amenye nk'iby'imbere. Abari hari ukuntu umuntu abona ibintu by'inyuma. Ntabwo urajya nko kugira abana bo mu isoko. Ukabona nk'ikintu ukakibonera kuri ariko wakijya n'imbere ukabona ni byiza cyane. Naga ndabona igipangu ni cyiza. Akora ngo muri beza. Merci. Mbese icyana cyangase. Temeze neza. Bakoze. Hagiye iwacu ni hano hirya kugira ngo n'abacangamo gake gake ngagiye no ku muhanda arebe iki n'iki bimeze neza. Yitwa ngiye bayitagiye. Mbese yitwa Queen. Queen guhera uyu munsi jindi vuyo. Ushaka kubona se akuntu. Uriya abaturanye ushaka kumva induru ivuze hagize nk'ikintu kiba ugasanga nje gutabara. Kubera ko ngatuma batugwasanga ari Queen. Ako kugira bamaye nimero zawe se ko nimba nta bintu birenze cyane ngajya ngakugisha. Ni byiza kugira ngo abatanye bamenyane. Hari igihe umuntu ajya gutekagwira akantu bagatumira umuvandimwe bagasangira. Ni ngiyi Queen. Rero uyu munsi nanjye ndavuga Queen. Warabishaka batwandikaho King. Jaga byorohe. Iyo Ego. Naho ndetse. Neza. Bikoze. So, naso munaza kunda kuba ari nka ryari cyangwa ufite akazi umunyeshuri nyine akazakubwira moto gusa. Bamari buri munsi ntago njya mpfa ku. Buri munsi. Nanjye muri iyi minsi none hose nafite gahunda yo kujya hanze ko kwera ko nzagiye mu kwezi gukurikiyeho. Ariko nyine mu gihe dori nanjye mba nifite irungu ndi kuraka movie ndiye nyine najya nzaga gusura cyangwa ukaza ukansura. Ariko najya nzaga kubwiramo nta kibazo. Yizera ko video atagira ibintu byahaye cyane. Umugabo wanjye ntabwo abaha. Ufite umugabo. Ariko nane. Yagiye kuri mission. Yagiye kuri mission. Apo. Ubundi reka mubwiza ukuri. Abantu bagiye mission. Namwe musika hari undi muntu se musiganya ari ndi aramwana mufite cyangwa bari wabya. Oya njye n'umuzamu. Abazamu rero ujye mwitondera bari abazamu ujye mugumisha no ku igeti. Kubera ko ndabizi ufite kureba movie wenyine nabyo nagura biryoshye. Buranya mbere abandi giye nyine mu nzu. Xavier na Mary bibereye mu byabo rangi kuraga movie amba be the great ari gusobanura nabandi bose ugasanga kwandi giye nyine birambanga. Nakoze nza gukureba nyine muganiriza tu. Sibyo se? Rero umuntu kuganiriza. Kuganira cyera mu ishuri. Ari nzi kuganira nateraga story twajyaga muri history. Muri history nakubitaga story. Umva history katubyara story. Nzajya nzangusure ubwo mbonye akanimero kawe reka ngire hirya ahangaha naza kukuvugisha tu nimero yanjye niyo ngiherwa n'95 sawa turi kumwe urakoze cyane so neza pe akoze narashaka mu mago yataranitse yahagaritse imitaraso narashaka mu mago Zanateremo chita sama bonita. Tibyawe. Salam. Zitse. Fresh kabisa. Harimo Inde. Wa mu dadwanga. Ana mu twabyo duha. Ndavuga ko yambwiye ko ari umudamu wa mudamu wanga arimo. Yarari. Nje kumureba. Uje kumureba nande se boss? Uje kumureba nande? Ndagenda umuturanyi twabwiye ko nza kumusura ko rize kumusanga ahangaha nyine twatwanyaka n'ataza kumusura. Nese mba mwavuganye ko abaturanyi bose baza ahangaha. Nose kozara ikibazo kibirimo. Icyo cyo kireke. Ahangaha nta muntu wambaye ipantaro y'hinjira. Uzanazenguruka hose ubaze ubundi se yigeze kusobanura ko umugabo we ari afande. Afande? Ubwo wowe wananiwe kwiyogoshesha n'ubwanwa gutyo bakwicarira ubwo bwanwa bwawe. Niko se nta bintu birenzega birimo no kuganira just kwerera urura byamwishe. Icyo cyo kireke. Hari ikintu bita umuganiriza sibyo urabona binaniye. Kuki mpa nta muganiriza? Gasubura yaganira ikiko n'abazamu. Uri abakeneye abantu nkatwe abasore be nabatere ibintu ariko se no bibona.
gatubara mu kajimu tumuganiriza ega afite n'irungu buriya afite irungu kandi wowe urabona uzagana iki n'abazamuko ahubwo va mu ngenje kuko muzamwirwa mwikaraga ngo muratera ubwuma ubu se boko ufite neri none uribona se nanjye nawe tungaho petit umujye gutereta abagore b'abasirikare akubwiye ngo ahangaha nta muntu ugize ute wambara ipantaro ugira ute winjira ahangaha mubwira ranze nubwo waba kandi nubwo waba wambaye ijipo ahangaha mafite amabwiriza n'amategeko ngenderaho mafite liste y'abantu bagomba kwinjira hano urinjira ahangaha nkande karibwo bwa mbere muhonye ko nta n'umuntu w'igikara bagira muri famiye yabo wenda ngo uro muri famiye nako wambwiye ko uri umuturanyi ahangaha n'abaturanyi tujya tugira rero twebwe aha n'abaturanyi tugira tubyoroshye sibyo bose bera nta kuntu gereka mubwira ndeka ninjire wimara iminota reka basi ikanyibata kugira ngo wetse nose witubise nk'inkende ntabwo wayiyoka navuga igihumbi ese ni wowe ariko ntutinde wowe nawe none njye kwikoza musuhuze gusa ndasohoka nyiguhaye ninakiguha ahubwo ushaka oya njyewe ntabwo bikunda ibintu byose wari ubikoze neza mvugana uri umuntu w'umusirimu ariko ibyo ntibishoboka meketa akazi ufite telefone se nta kibazo noneho uguze kuri telefone wowe rega ntabwo ndi butiye rega nanjye buriya ntabwo wenda kuba murabona nkaho uracyari umwana w'umujyambere sinakwanga ko wenda uza kudusura wenda mba mwaraniganye ntabwo nabimenya ariko nyine ako kantu uba ukoze niko kanyereka ko nawe uri umuntu w'umusirimu mu bwonko ndashyiramo nimero yawe ubwo urarenzeho 200 yo gukata nta kibazo peti noneho uzajya uza ariko ubwo nyine nawe ugomba kujya uzajya uza ariko isaha imwe uhita ucaho nta kibazo ujye nawe tujye kuba inshuti rero amazina yabona ni Sibomana Manuel nayibonye urabona ko yagiye SMS yanjye ubwo rero igihumbi umpaye nkubwiye ko kimara iki kimara isaha imwe tutaza gupfa ubusa wege niba ufashe kamwe haravuga nawe uribwira nawe ndi wihinje ntari ubikurikirana reka nsimbukire kuri botike rero mfata agacupa wegenda humara ngo nibutinde ntutinde isaha imwe niyo nguhaye nanjye ndarimira vuba meze gute kwini isawa urakomeye star ni heza koko ni heza hatuye ni heza nabone mu biba byakwishira cyane bafite telefone televiziyo yewe yagiye niyo ndi mu rugo telefone nyirambirwa televiziyo nyirambirwa niyo mpamvu banciyemo bwana kubwiye yabwo bimaze isaha mvuye hariya banciye kugira ngo nembere ndeko mbwira nyine kuko navuze ati kamara cyane musuhuza kumeze wowe n'umuzameze neza wowe n'umuzama wawe yabanje kwanga ko nejeje abafite amategeko agomba kugendera ahandi ko biragenda ese uyu uryamye ntabwo uba ufite ubwoba ko babwitse kandi ufite umuzamu bagiye kuntu abazamu bajya basinzira ugasanga neza arifasha yegamiye ku gikuta agakamutwara kandi ugasanga wenda wasanga ufite tuwarete mu nzu niyo mpamvu uri byose biri mu nzu kuko nawe ufite tuwarete mu nzu biba bikeye ni byiza kurara mu nzu imwe n'umugabo rimwe na rimwe cyangwa umusore kugira ngo hajye n'inzoka ituruka no mu nzu usigaye ziba mutamye aho zaturutse umugabo wanjye ntabwo akunda kuhara none igihe azubizi yajya ntungura akakubwiza ukuri iyo nza gusanga utarashaka ntabwo ari kubacika pe so kukubeshya ariko ujya wireba ukuntu uri mwiza uri mwiza ariko ibaze nimba ndi kwibonera hano ubwo wenda nk'inde tutabona ku mutima n'ahandi abantu ariko ni abaturanyi cyangwa abapangayi cyane abaturanyi nyine baba bari kuganira niba ari iwacu kubera ko mbabana n'umusaza n'umukecuru gusa basita barashatse ubu n'igihe ubisigayemo ngiye uretse ko utarashaka urabirya ndakubwira ati leta ashakana cyari nimba nyikwegeranya nyine ariko nanjye nizo nzira gusa ndahombye naza gusanga utarashatse rero narashatse igihe reka nkubwize ukahera simbe kwifurije ariko yabuze utandukanye n'umugabo wawe nazana kandidatire yanjye ngateramo iwawe hariyo ushatse ko nakwemera
nyine gusa ntabwo mvuze ko wahita ugenda ariko nyine mvuze ko uri mwiza ko njye nahita mutereta nawe ubundi se ari ukuntu abantu bagiye bitangira abantu badakunda kugukajya bakumenya sinzi ukuntu ari muhe mugari ahubwo twaba inshuti ariko ntitwakundana izi ni inshuti nkawe nyine mba nabonye ushaka kuba ufite irungu nyine nibyo nahinyuze hara ku muhanda nawe kujya kuryama nabanje kugusuhuza ungire n'imbere ndebe ko umeze neza nakoze telefone kandi Allo? Major General. Ya, iminsi myinshi. Yes. Umeze gute se? Ya, babu mungu ko atanaze. Uri waragiye hanze? Ubwo se atanaze arabyakira gute be? Yewe ga data we na masiki. Na kundi nyine tu. Uretse turaza kuvugana nagiye kureba umuntu. Nagiye kureba umuntu. Suzi ko sigana umushoferi se? Nagiye kureba umuntu nagiye gutwara ndabona aje reka ndakuvugira kuri telefone utwayiranga ari byiza. Sawa. Nibyo nakubwiraga. Nari umuhungu hano w'umusirikare. Baramurashiragiye. Nibyo nakubwiraga rero we umusirikare waramutse ugiye hanze kuriya byakuba byiza nge nawe tufitanye relation ubushuti. Icyo ngize bita relationship. None kugira ngo niyo yagira icyaba nge nagufata mu mugongo. Ibyo bintu ni byiza cyane nyamara bagitekerezaho. Naho ubundi rero buriya ngewe umuntu nganirije ntakajya babara. Nyuma ngo nawe ukuntu se kaga bishimishije neza. Unabonye uri mwiza. Umeze neza rwose. Uriya musirikare ngewe waramutse muvuze ngo ashaka umutandukana. Kandi ndatire yanjye kugikumwe narateyeho. Twata tubana. Uramutse ubyemeye ariko ntabwo nakwemera. Ariko ubu nyine turi inshuti bisanzwe. Bose bano ugira irungu ryamye ku buryo haba ikibazo. Oya. Mbafite phone, TV na TV nta ariko rero uriya ukora na siporo dore cyane kwica gutyo amavi wayahinnye ntabwo ari byiza. Ubona imitsi yaha yose. Buriya gihe ugumaye umwanya ntabwo ukora ikintu cyitwa massage. Urabizi se? Ndabizi cyane buriya. Wowe ejo bibaye ngo bishatse Mugabo wanjye agiye yinkorera rimwe. Ngiye gukorera noneho njye nyigukoreye. Ikibazo no kwajya bamagara buri munsi. Buriya gihe umuntu waye service. Birangiye ari wimamagaye buri kanya. Kuko service gusa utene ikintu kiza n'abantu meza. Ndakwese. None ubwo rero ejo se naza kureba. Nzakubwira. Ejo wowe uzambwire noneho ngiye gukorera na massage. Ku buryo uzajya gukorera massage ngiye nemeye ko umugabo wazaza agasanga umeze neza nta cyahindutse. Yesu baramusomye. Sinzi ko abikunda gusa ngiye kugenda basezera ninasinzi ko byakunda. Ndagusezera nk'ibisanzwe. Bamwe kabisa ko byaba ari byiza. Ako nta kibazo reka kugira fight cyane. Bene bishaka kuzaza mu bihembo nzahembwa buriya nibura neza. Sawa rero ngubwo kagende ubwo ejo nzaza kukureba tunaganire mu kweshana ka siporo rega biba byiza siporo si ngombwa kwiruka cyane. Sawa musigara amahoro. yataranitse yahagaritse yarashaka mu maguru yahagaritse imitaraso Manga gatusha. Nizibite mututu wa. Murakomeye. Nizere ko amakuru wayumvise ibintu rwego biri urarusi. Bari mutsigara wenyine. Ibintu byarahenze. Uko agacupa ngurira nyine kazamutse. Ahko nawe zamukunda amafaranga. Nizere ko nawe kabaye inshuti niwareka ngo uza gusuzuma icyo cyekereke. Wese uramusuza nyenda bari mugiye kuki. Urashaka nese basi. Cyangwa ngo werekeze umusuza mite musora. Oya, ibyo tubire ko waba twiciye gahunda turi urashaka ngahese. Byarazamutse nyine nawe ubwiriza rero uko bigenze. Bazika gukubitiraho sex. Sibyo? Nakumva nagize. Nimba byarazamutse menye ko natwe byarazamutse ubwo. Sibeka gukubitira ga sex. Fa gushaka ndagasenyise. Bibiri. Akora no ndamara amasaha 2. Amaye na amasaha 2 byumbise sisa. Nimeze hanime na savings. Dore si wa mana. Bose dore.
Demeze nshyizeho 2200 nawe kubikoza nshyizeho. Ubwo rero gahunda niyo Iyo ngiyo. ngiyo. Amasaha 2 mu kadomo. Ndaba ngugeze. Wowe nta bintu byinshi rwose nta kibazo. Nabona uryoherwe. Bose wanjye. Ariko rero ndabona usigaho nakiye. Turi kwitaho. Cyangwa se bagufata neza dore inzobe ndabona kugira ngo n'umushinwa bazanye. Cyangwa nawe usigaye utekera impumyi. Yana, nabisaya ngo ni impumyi usigaye utekera. Amasaha 2 nanjye nibwo mpita ngaruka. yahagaritse imitaraso yarashaka mu mago yataranitse yahagaritse imitaraso yarashaka mu mago Ngiye kuba ndimira icyo gicupa ewa. Ijya amasaha 2 ndayabarira kabisa ngahita ngaruka. Muraho neza. Yaho. Maze gutera. Wowe. Nakomeye. Kosa neza mu gitondo da. Yakoze. Nategereje kumamagara. Ntabwo twasanga nawe n'ikibazo ikanze magire ndebe. Ushaka gutegeza ko umuntu amagana nawe yararwaye cyangwa agahura n'ikindi kibazo ugasanga ibintu birakomeye cyane. Ameze neza. Ikibazo kindi nabwo ejo nabuswe nagwamagara kubera ko nifite gahunda nyinshi. Naje noneho nta kibazo. Naje. Wari wambaye neza ra. Igose? Twagira ngo neza. Ushaka kugura ibintu by'amakipe. Njyewe? Nibyo nakubwiraga rero. Wa Arsenal cyane. Ubu wambaye igeze. Ukoze udusiporo. Ariko navuye ko siporo atari ngombwa kugira iki kwiruka. Noneho ubu naje namva. Ushaka gukora massage ukabitubona kuko siporo atari kwiruka gusa. Cyangwa ujya guterura ibyuma. Wenda nkanjye nuko ugahita duterura ibyuma. Ako nyine nigeze kugira ngo umubiri ukomere. Ariko ku bakobwa mwebwe massage nizo mukeneye cyane. Uyu munsi nta kibazo noneho ibirenge. Cyagiye se umushe nuko nta kantu akozemo cyane. Koso ubundi biramuzamu ngana gutereranye. So ndamwe ikiri muzamu. Nta kintu geragana. Ariko nuko yenyine abandi cyane ngize gukora massage muri hotel ahantu. Bikorera umudamu w'umuzungu arawunda. Igose? Ashaka tujyana ibirayi ko ntabwo usiga ababyeyi. Ariho ubundi anga bayita moroja. Icyo ni inuze ni igifaransa. Ariko ubundi mu Kinyarwanda baba bakita gute? Sinkunda kumenya ariko anga bahita muri moroja. Anga hajya kwitirwa no mu jana. Noneho umutsi waha bawita uravuga indimi z'amahanga cyane. Biba birangiye ntabwo bisaba ibintu byinshi cyane. Ahantu hasaba massage cyane ni hano mu mugongo. Ase hano hanashyushye rero. Ahantu se sukuramo. Kugira ngo ukore massage neza. Muri ibintu bishyushye cyane. Zamura naho gahumwereke. Ako kandi karuguru. Bagira ngo ubundi nimba uri ku murimo ugomba kuwitabira. Ngaha kiragutse. Noneho akenshi urabizi umurimo uhekejwe n'utuntu. Hari abantu hari ibyo ngo inzoga ni baby biryoha ngo ufite iki n'iki ngo ibintu byo ngibyo. Noneho twebwe tumeze ngo Yesu yangiriye neza ndasubijwe ibintu nk'ibyo ngibyo. Noneho uri n'umukomediye noneho. Ibyo umugabo wawe yajya bigukorera. Muri kugira ngo icyo bita akanoza ngendo. Nanjye yaka ni akanoza massage. Uri mwiza uri igitego na mwiza byo rero. Nta kintu gisigaye wubitse nk'inda wenda ukaryama nk'aha gutya aha mu mugongo ukanda gutya iyo ukoze igice rero warwara ndavuga muze massage ya umugongo urafunga ni nk'impanga yo hayi imwe indi irarakara ntabwo bisa gukora n'imyenda niba bakora gutya ku mwenda gutya gusa gutya ukandaho kubera ko urabona ko umuntu abafatanya imitsi yaha ihita yishima iyo hejuru ugasanga yarakaye yamara kurakara ugasanga yarwaye pararize ukiri muto ariko nta kintu nawe ukunda umufite ubunebwe
uzabimurira ikindi gihe rwose njyewe rwose nta kibazo ariko nguranga ariko ubwo ngubwo hari ikintu rwose njyewe ntuzandenganye rwose jinje niko mbaye nakore twa king ko nawe twa queen Sikeri kwa king se ngo se uzambwira umunsi umwe wenda unoceka ibindi uryamye ku gitanda wiyambuye nyine gutya hari ukuntu uhera ku maguru uzamuka mu ntege uzamuka nyine kugeza gutya hejuru gutya hose uzamuka kongera ukamanuka hose ndakubwira ndi mu cyumba uryamye ngo cyane waba uri nawe wanjye gusanze sasa se wabwiye ko uzi igihe ari buzima ntabwo mba nyizi nyira arankungura kenshi nta kibazo tuba twakizamura aho tuzamubwira ngubu bimeze neza we yayiwe katata we nawe urakabya mane yawe dore nabibonye umutsi waha aha ntabwo kumva bahita sirari umutsi waha ni umutsi waha bahita ngo ni sirari sirari bishatse kuvuga ko ni wowe utuma amaraso atembera yo mu ntege aho kuri tsiyebega nawe kugenda wumva ko uri guhirwa mu mubiri urabwira ahangaha ari kundya amba sinabivuze ibice byo hejuru byarakaye imitsi yo hejuru yarakaye noneho mpindukiye hano hankora hindukiza gutya we aho hejuru hararakara nakubwiye ngo njyewe ni nk'imana noneho saha aha umanuka gutyo hasi imbere aho umanuka imbere noneho ugira gutya iyaho bayita jorotsi rero numva ijya kwiterwa n'ijosi jorotsi imitsi yaho bayita jorotsi imanuka aho imanuka imbere cyane cyane nk'aho umanutse gutya ubundi ihera hano imanuka ijyana aho hasi aho hajya imbere yitwa y'imbere ntabwo nyizi neza ariko iyi ni jorotsi n'aha mu mugongo gutya ahangaha ukuntu ubanza ukagira gutya ntabwo bisaba gukubita cyane rero uri kubyumva noneho imitsi yo mu mugongo iba iri kumenyesha ya jorotsi ko iri kwakira iki massage ugahita uza gutya ugira gutya none uzi ko kandi ubikugira nkabyumva ndawumvishije urarakaye umutsi nawumvishije urarakaye watuje umutsi w'ahangaha waha gutya nibyo nahoze mvuga kare ngira gutya uwereye ibihembo rero birenze ibi ngibi kugira ngo umenye n'iby'imbere ndumva ari kugenda hamera neza aho gutyo aho noneho uko ngenda mu masaha ugenda umubiri wose ugenda ubyakira ku buryo nta mitsi yo hepfo noneho hari indi mitsi yo hepfo aho iyo isaba kudakandishwa intoki cyane cyane tsinatsi noneho imitsi yo hepfo hariya muri tsinatsi uba uhavuye aho hepfo iyo ariko ntabwo wayikanda wambaye imyenda bisaba kuba uri stable ni stable ni bavuga stable uri free iyi mitsi y'ahangaha bisaba kuyikubita gake gake iyi bayita gonotsi noneho niyo imanuka ikajya hano hasi nakwiye ko yitwa jonotsi iyi ni jonotsi noneho iyi ni gonotsi y'ahangaha iba ihuriye na tsinatsi yo hasi niyo bihura ikawusanga byose bishyizeho komande y'imitsi ya gonotsi guseka nibyo mba nishimye nibyo nimba nshaka guseka kuko imitsi ya gonotsi ifatana na jonotsi bigahurira kuri tsinatsi noneho ugasanga imitsi yigoroye neza ariko uri kubyumva ko ugenda umera neza kugenda mbyumva hose ndakubwira ngo uraza kumpemba rege ubukotsi yo ni iyimanuka ahangaha kibivuze niyo ku maboko gusa kuko uyikoresha uri gukoropa hano yitwa ibokotsi rero ni imitsi yaho ku maboko iyo uyikoresha uri gukoropa iyo utize n'unaze akaboko ndumva katameze neza iyi ngiyi ibokotsi rero ntabwo nyitinaho cyane ko ntabwo mba nyikeneye nawe ubwawe urazikoresha uri gukoropa uri guterura utwombo uri gukora siporo iyi ibabaje cyane ni iyi yagonotsi imanuka hano mu mugongo aho
uwo gonotsi josotsi yose bihurira kuri tsinatsi. Mbavutsi rero hano ya mu mbavu yerekera kuri ku mabere abizi imitsi yaho nayo nikubwire benetsi rero ni imitsi yo mu mabere nayo sinzi nimba akemera ko nayimasa nimba ari ikibazo. Oya urakoze ndumva yine meze neza. Ukata gusa bariko gutyo noneho ukasa nk'ujya gutyo. Ahubwo hano ndumva aha bangatsi sasa imitsi avuga haba yari gufatika cyane iyo bita bangatsi kuri kugahanga biva kuri bangatsi. Kimurasha boss komera ariko se ko uje utabanje no kumamagara kabiri kangahe nguhamagara sha wanyine nyuma ndi kuvuga nti wari kwanza ukamamagara ugasanga ka kareti kwa kuntu nyeneye ku mureti nawe uranyibuka nawe ushyira ku meza ugasanga ibyo byose bitayari none nawe ukavuga ati byibuze ryacu para kuguraga neta nshyira habiri akoreba nagasuzuguro urakubita ku mwenda nyine mu mbabare urumva arukora mbambuze ni nawe nitwaye duherukanye nyine ariko no kuvuga ngo ubu rwego nsigaye ndiho noneho umureti nagiye kubyiga none ndahugurwa umureti nsigaye nkukaranga fresh ariko none se kuba nyine utabanje no kwamagara ngo neguze ndaguhamagurira umugore wanjye sha ahubwo se nene bagiye kukubwira igihugu ko cyaguhamagaye wasanze se ari amahoro icyo gihugu gigize nose ntabwo biyakarama ariko waragisubuje gusa ko wanye bugasura unduta abonaga nawe nyira ako kantu ubushyize muri ako kaba kageze ngese negeze ndyama sino ndi kurara umugore banuri kunkinga ari ibindi se ariko nende bagiye uziko burana nyoko uko yaje yaraje ndavugana noneho boss naramuka garutse zatanguga koma uko nyine nyoko buko zatanguga ko yaje cyangwa se kanwere kingurira zana icyo gikapu nyigufasha wanze usuze n'abaturanyi bamenye ko afande yaje bikaritse none wonge baryame basinzira zana mwere havesha tansiyo kwari kugira ngo nyine usuze n'abaturanyi bamenye ko munsi usuzonyene no kumenya urumva sha kingurira kiravava none se nabandi bose se mwajyanye baratashye cyangwa ni utashye kuri ubu ufite tugabo twishi peti wakinguye we uranyumva ntabwo unyumva ko nyine nawe wagize cyumva magize kingura vava iki gihungu cyasinze bimeze vuba He fucked up.